Reka nkwereke bumwe mu buryo wazajya witekeramo dodo ziryoshye zisa neza bya danje kandi ntago bigoye. Izi dodo zajyana n'umuceri, hano nashyizeho umuceri urabibona, gusa washyiraho n'akawunga cyangwa se ibindi bintu byose waba ushaka. Hanyuma zikaba zuje intungamubiri kandi zirahendutse pe. Reka nkwereke uko nabitetse. Natangiye nkata dodo nka gutya mu duce duto, maze nkatana karotimo uduce dutoya nazo. Gusa bino byose nyine uko nagiye mbikora gake gake, video ndende iri kuri YouTube, igenda usashinge Chef Kazina, ukore subscribe nyine tuzaye twigana guteka neza kandi vuba. Nakase n'igitunguru, maze gukata igitunguru nkatana tungurusumu. Ibi byose ndi kukwereka nibyo byonyine nashyizemo. Rukwango nyuma ya tungurusumu turi bukate n'inyanya zo gushyiramo. Inyanya nazo nagiye nzikata gutyo, ubwo ibintu nagiye nkwereka ukuntu babiteka uzabyigerageza nuko nagiye mbikata bari kugenda ubitegura. Hanyuma nakaranze tungurusumu mu mavuta ringaniye nka gutyo, itangiye kubyara impumuro, mpita nshyiramo igitunguru. Cya gitunguru twakase. Hanyuma igitunguru ninkishyiramo nacyo ndagikarangamo gake, nigitangira kuba brown mpita nshyiramo karoti. Izi karoti zo uzikarangamo nk'iminota 5, ntago ari igihe kinini. Iminota 5 irahagije, ntago ari ngombwa ko zishya. Warenza ugahita ushyiramo umunyu. Hano nashyizemo umunyu muke kugira ngo karoti zite zibyara amazi. Hanyuma nshyiramo na dodo. Rero ubwo uramunyu twabanjemo, izi dodo na karoti zirahita zitangira kubyara amazi. Hanyuma uziteke mu mazi yazo ndetse n'iki n'amavuta. Nagiye nzivangamo gutyo dodo, uri kubona ko hano zivanze mu biryo nyine zenda gushya ariko ntago zahiye. Hanyuma nahise nshyiramo itomati nazo nuzishyiramo urahita uzikarangamo nk'iminota 5 nyine kugira ngo zishye neza, ariko si ngombwa ko imboga ubundi uziteka cyane. Ibirungo nashyizemo hano ni magi, gusa washyiramo ibindi birungo byose ushaka, maze gushyiramo magi nanone mbiteka indi minota 5 biba birahiye. Ni ibiryo byoroshye byihuta guteka, wabiteka nko minota 30 gusa bikaba birahiye, kandi ntago bigoye kubiteka nkuko mwabibonye. Hano nabiteguye mbitegurana n'umuceri, biraryoshye. Kora follow niba utarayikora, ukore subscribe kuri YouTube, dukomeze twigane guteka neza kandi vuba. Mugire ibihe byiza.